tugukomanirije ahangaha imbere y'amaso yawe urwo gushimwa cyane uko bukeye n'uko bwije ubundi tugushima Mana kuri iki giterane twagezemo twaranezerewe cyane imitima yacu yaguwe neza kumva inshuti n'abavandimwe abari hirya no hino tugahura ahangaha imbere y'amaso yawe ukaba udusangiza ibi byiza mwami Yesu twaranezerewe imitima yacu yaguwe neza cyane haleluya mwami Yesu ukweretse umushumba wawe agiye kuvuga ijambo ryawe Mana ntaba ari wo mwami Yesu umwambika imbaraga z'umwuka wera zo kugwanya hose Yudeya n'i Samariya kugeza ku mpera y'isi mwami Mana yacu ijambo ryawe Mana rivugirwa ahangaha uridusangize twese rigere ku buri wese uri ahangaha mwami Mana yacu ijambo ryawe riduhindura rigira aho dusiga mwami Mana yacu urakoze Mana kutugirira neza turakuraritse mu ngwino ubane natwe muri byose bikorerwa hano hantu bana natwe Mana muri byose ku bw'izina ryawe Kristo mwiza dukunda amen 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 muranumva ndakumva kabisa Mana ishimwe cyane muri kino gitondo cya none kuko duhaye umugisha kugira ngo duterane amen Mana yimbagure kuko tugeze amahirwe yo kuganira ijambo ry'Imana reka mbanze ishimira Imana kuri aya magambo ijambo ry'ukuri ishimiye Imana ko Imana yaduhaye umugisha n'uyu mugore wanjye tukaba tukiri kumwe kuri ubu amen twatangije ivugabutumwa turi batoya none ubu tugeze mu zabukuru minsi 7 y'ukwezi kw'icyenda niho tuzakora staff yo kujya mu zabukuru amen abana basaba kugira ngo muzamfashe masengesho kugira ngo tuzinjire muri uwo munsi dukore staff yo kurangiza tuzoba turangije ku bantu ariko ku Mana tuzakomeza amen amen icya kabiri by'ukuri ishimiye Imana kuba ndi kumwe n'abantu b'iwacu akarere k'iwacu mu Minembwe Keshuti Aimable umwana w'iwacu by'ukuri Imana ishimwe na Pasiteri Kamushoshi na Pasiteri Steve Kabuje kuri habe nubwo wari umurwayi ari muri Amerika ariko n'umuntu w'akarere k'iwacu nongeye gushimira Imana kuba Kristo twasenganye tugakora umurimo w'Imana umuvyeyi Dina turi kumwe nawe byafashije cyane Imana ishimwe ko yavuze mugani we ati nayoboye naje babwiye umwanya Imana ishimwe amen bose tino bavuga ariko ndabashimira mwese mwebwe abatangije uyu mwanya ariko abo ntoreka kuvuga no umuvyeyi utwa Sifa Jamano twabaye nawe turasengana wavuze ko ari mu Bufaransa ndishima cyane n'ubageze ibyago byinshi ariko bakabageza ahantu nawe aruhuka Imana ishimwe amen Imana ibaho umugisha mwese abaterana babaye muri iki giterane bamaze kwivuga reka dutangize ijambo ry'Imana amen turasoma ijambo ry'Imana umunsi natanze ubuhamya narivuzeho ariko n'ubu niriyo subiramo ryo kuba mu mbaraga z'umwuka w'Imana amen turasoma muri Luka igice cya 24 n'umurongo wa 29 ndetse wonafasha niba ushobora kuba ndewe yenda dusome amaso yacu koragenda yego urakoze basi reka tugufashe yego data haravuga ngo kandi dore ngiye kuboherereza ibyo data yansezeranye ariko mugume mu murwa kugeza ubwo muzambikwa imbaraga zivuye mu ijuru amena kugeza ubwo muzambikwa imbaraga zivuye mu ijuru
soma Yohana cya kane umurongo wa 23. Yohana 4:23 haravuga ngo ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri basengera data mu mwuka no mu kuri, kuko data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga. Dukomeza umwuka Imana. Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiye kubisengera mu mwuka no mu kuri. Imana ihimbazwe cyane. Amen, amen. Nashatse kuganira kuba mu mbaraga z'umwuka w'Imana, kuko by'ukuri turebye cyane dukwiye kuba mu mbaraga z'umwuka w'Imana. Kandi iri jambo rizabivuga neza cyane, riravuga ngo mugume mu murwa kugeza ubwo muzambikwa no kwakira n'ibintu bibiri. Mu byakozwe by'ubuhaho kuri 1:8 haravuga ngo muzahabwa imbaraga z'Imana. Amen. Ariko aha muri Yohana niho hazamfasha cyane, haravuga ngo muzambikwa imbaraga zivuye mu ijuru. Urabona ikintu cyambaye umwambaro wambaye ni uw'ukuri bugufi cyane kuruta uri mu maboko, kuko iri mu maboko giteshwa, ariko icyo wambaye kiba gikomeye cyane. Amen. Kuba mu mbaraga z'umwuka w'Imana ni umugisha utagira kungana bene data. Kandi niwo mutungo abakristo bagira, ni naryo rage tuzoraga abana b'Imana, tuzoraga n'imiryango yacu. Amen. Asifiwe sana. Amen, amen. Tuzoraga imiryango yacu kuba mu mbaraga z'umwuka w'Imana. Amen. Ijambo rivuze ngo mugume mu murwa kugeza ubwo muzambikwa imbaraga z'Imana. Mugume mu murwa, muzambare imbaraga, muzazambare, mwambare imbaraga z'umwuka. Hari ijambo rivuga neza cyane ngo umuntu uzacumura ku Mana azababarirwa, n'uzacumura ku Mwana azababarirwa, ngo ariko uzacumura ku Mwuka azababarirwa. Kandi kuvuga ko umwuka niwe uturera, niwe utubundikiye. Turi abantu babundikiwe, turi umugeni urinzwe imbaraga z'umwuka w'Imana, kuko umwuka w'Imana niwo watangiye kandi niwo uzuza. Igice cya mbere itangiriro biravuga ngo baha umwuka w'Imana waza kuzunguruka, wari ubundikiye amazi, uturaga ibintu byose byari ku isi. Umwuka w'Imana kandi niwo tufite kugeza ubu ngubu, ubundi kito uzageza ubwo uzokimura ukarikura mu isi ukarijyana mu Rwanda rw'ubujuru. Amen, amen. Kubera ibyo by'ukuri, uyu muririmbyi, hari umuririmbyi yavuze ngo yambereye umwuka w'Imana, yambereye umwuka w'ingwate mwakira bishimwe. Dufite ni ingwate. Abantu bumva ijambo ry'ingwate ni ukuvuga ko twebwe twajyaga tubona inka y'ingwate. Umuntu yatanganye inka akakubwira ngo ngiyi inka nguhaye, ariko ukajyana inka, ariko ngiyi ingwate izakurwa nuko uje kuzana iyawe bwite. Amen. Kandi iyo nka rero ukamenya uburyo bwo kwiragura, ukayirinda, ukamenya kuko izakugeza ku yawe bwite. Umwuka wera bene data niwo uzotugeza ku cyo dushaka kugeraho, kandi icyo dukeneye kugeraho ni ubugingo buhoraho. Ni ikintu gikomeye cyane kuba mu mwuka w'Imana, kuba mu mbaraga z'umwuka w'Imana. Umwuka utubundikiye kuzageza ubwo uzotwimura ukadukura mu isi ukageza ku bugingo buhoraho iteka ryose. Amen. Umwuka ni ingwate,
ariko ingwate nziza iturera iturinda. Haleluya. Amen, amen. Dukwiriye kurinda umwuka w'Imana. Amen. Yesu Kristo mu biganiro byiwe n'uriya mugore w'umusamariya aravuze ati Imana ni umwuka n'abayisenga bakwiriye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. Kuko yaramubwiye ati ntabwo abantu bazongera gusengera kuri uyu musozi kuko ntibazongera guhagarara ku misozi. Ubu ngubu iyo witegereza abantu bahagaze ku misozi myinshi ku madini menshi, ariko abari mu mwuka baba hamwe kuzogeza ubwo Yesu azi muri torero akarisanga hamwe. Amen. Ngo twapfanye na Kristo tuzuranwa nawe, atuzamura akatukatika ulimwengu wa roho, atwishaza mu gihugu cy'umwuka w'Imana. N'ubu nihazaza gusumira itorero azaza akarirunguruka akarireba. Biravuga ngo muri Edeni yazaga bazaga bumva ingobyi, bari mu bwiza bw'Imana bakumva ingobyi, kumva imirindi muri ya ngobyi, bari batarakimura, Imana ikaza kubasuzuma, Imana ikaza kubareba. Amen. Ariko mu mwuka bamenya ko bambaye ubusa, bamenya kuko ntibaba batumva imirindi kugeza ubwo Imana yabaje ngo se muri hehe. Amen, amen. Ate muri hehe ni ukubera kuko bari bavuye mu mbaraga z'umwuka w'Imana. Amen. Haleluya. Amen. Kubera Imana ni umwuka n'abayisenga bayisengera mu mwuka. Ndafashwe cyane iyo nibutse umuhamagaro w'Imana, biza binezeza cyane. Aravuga iyo dusomye muri Yohana, mu byahishuriwe Yohana igice cya 1:9, aravuga ngo njyewe Yohana musangiye amakuba no kwihangana biri muri Kristo Yesu. Aravuga ngo ngo titwa pati bo bampora ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu. Ku murongo wose hakavuga ngo ku munsi w'umwami Imana narindi mu mwuka. Amen. Amen, amen. Ku munsi w'umwami Imana narindi mu mwuka. Bene data reka mbabwire, umwuka tubamwo nitwe tubamwo. Uratubundikiye buri muntu wese ari mu nzu. Ubu nyine buri muntu wese ari mu nzu. Uko iyo nzu ikubundikiye niko n'umwuka ukubundikiye, niko n'umwuka kuri hejuru. Aravuga ngo ku munsi w'umwami Imana narindi mu mwuka. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen, amen. Tube mu mwuka bene data, tutinde mu mwuka, ku mwuka tube mu mbaraga z'umwuka w'Imana. Muri Yeremiya havuga neza cyane, ubuye nkufasha kuhasoma. Ni igice cya 2 n'umurongo wa 7, basoma umurongo wa 7 n'umurongo w'9. Igice cya 20 da. Yeremiya. Igice cya 20 n'umurongo wa 7. Igice cya 20 n'umurongo wa 7. Urasoma umurongo Yeremiya. Igice cya kangahe? Ya 20 n'umurongo wa 7, usome no ku murongo w'9. Haravuga gutya ngo Uwiteka waranshutse nemera gushukwa. Nemera gushukwa. Undusha amaboko. Yego. Nico gituma unsinda. Nicyo gituma unsinda. Uwiteka we waranshutse nemera gushukwa. Reka manze mvuge kuri iyo izifasha cyane. Waranshutse iyo ndekereje ukuntu twahamagawe n'Imana, by'ukuri iyo utaremera kuko umwuka w'Imana gushuka ngo witange uhare amagara yawe, niko ijambo ry'Imana rivuga muri ya konferansi ya mbere mu byakozwe n'intumwa igice c'15 n'umurongo wa 25 ndumva ateka haravuga ngo dutoye Pawulo na Baranaba, abagabo bahasamaga ijambo ry'Imana, watu waliowakilisha maisha yao kwa ajili ya neno la Mungu. Kuwa magara. Ukurero iyo nawe habe nuko nyine kukujuka ugahari bitatu byawe by'ukerera. Uwo haza magara.
Imana ibamugisha cyane. Amen, amen. Amen, amen. Nuguharamagara bene data. Kubera ivyo ariko ngo Uwiteka we waranshutse naje nemera gusukwa. Waranshutse. Iyo utaremera gusukwa n'Imana ubutarantwaye ariko ukwiriye gusukwa mu butekerezo ukumva Imana yarakujanye ikwinjiza mu mwuka, ikwinjiza mu mbaraga zayo. Soma rero umurongo w'Icyenda araba ngo kandi iyo mvuze nti sinzamuvuga haba no guterura izina rye. Yego. Mu mutima wanje hamera nkaho harimo umuriro ugurumana. Mu mutima wanje hamera nkaho harimo umuriro ugurumana. Komeza. Ukingiraniwe mu magufwa yanje simbashe kwiyumanganya ngo komeza aho ubusore. Simbashe kwiyumanganya ngo nyabike. Amena. Yego. Simbashe kwiyumanganya ngo mbike uwo muriro ukurimo. Haleluya. Amen, amen. Avuze neza cyane aravuze ngo iyo ushatse kumva ngo reka ceceke ndeke kuvuga. Ati reka ceceke ndeke kuvugira Imana. Reka ceceke ndeke ati mu mutima wanje hasa naho hacanyemo umuriro. Haleluya. Amen, amen. Ukomeye umuriro mwinshi kananirwa no kwiyumanganya bikangora iyo uri mu mwuka w'Imana ukuri ntibiza bishoboka kuko twokwimanganya. Amen. Petero yigeze yimanganya. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Yesu yigeze kumubwira ati Petero ukiri mutoya wategaga amaboko ndakakujyana aho ushaka, atari ko numara gusaza uzatega amaboko ujanwa warijyanaga ariko ubundi uzujyana. Petero amaze kwakira imbaraga z'Imana arahaguruka aravuga ati ibi byose umuhamo n'imbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana umwuka w'Imana waje mu bantu bose kutasi bakira imbaraga z'Imana. Amen. Haleluya. Amen. Abishimwe bene data ko Imana yaduhamagaye ikadukura mu mwijima w'icuraburindi ikatujyana mu mucyo w'itangaza. Yadukuye mu bwanzi n'ubusha bwa Satani itujyana mu bwami bw'umwana wayo ukunda. Ubu umwuka w'Imana udutuje ahantu heza. Niko byavuze ngo umwuka asigaye atuye muri jewe, umwuka ambamwo atuye muri jewe, ngo ni nk'umuriro uhinda mu buzima bwanjye, ngo ni nk'umuriro ugurumana. Haleluya. Twebwe bene data. Amen. Nkunda kubibwira n'abantu batoya cyane kuko bakunda kuririmba cyane. Ngavuga ati ni byiza kuririmba ariko mwabaje icyoheruse. Ndakunda kuririmba cyane kuko ikizohereza no kuririmba mu ijuru tuzohora turirimba, ariko hano mu isi turacyari mu kazi, turi mu kazi. Amen. Turi mu kazi ko gukora mu mbaraga z'umwuka w'Imana. Nuko dukwiye gutinda mu masengesho no mu ijambo bikatwubaka. Mu ijuru tuzigishwa tuzoja mu biterane by'amasengesho tuzohora duhimbaza Imana iteka ryose. Ariko rero ngababwira mwabaje icyoheruse nimuze mugaruka musenge mwumve ijambo bibajyane mu mbaraga z'umwuka w'Imana. Amen. Kubera ibyo bene data tube mu mbaraga z'umwuka w'Imana. Nta wundi mugisha uruta iryo jambo. Reka dusome hano mu gitabo cy'Abagalatiya, Pawulo yandikiye Abagalatiya igice cya 5:10. Abagalatiya igice cya mbere igice cya 5 umurongo w'16. haravuga ngo Abagalatiya igice cya mbere igice cya 5 umurongo w'16 haravuga ngo ndavuga nti muyoborwe n'umwuka yego kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Amen.
pasubire pasi aravuga ngo ndavuga nti muyoborwe n'umwuka yego ko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Haleluya. Mwumve bene data mwese, mwumve uko ijambo ry'Imana rivuze. Riravuze ngo ndavuga nti mugume mwuka nibwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Njyewe hari igihe kimwe by'ukuri ntekereza iyo bavuze ko ngo hari umuntu wagiye mu bintu bitari byiza kibaza ese by'ukuri ese ukubaza babibeshyera, ese ukubaza babikora nyine sinzabyumva, ariko naje kubyemezwa n'umuntu umwe nagendereye ndamuzana ariko se bari mu kuvugaho ni ukuri atese bihita bari mu kuvuga uri mu guheheta uri mu gusambana ngo pasi ngo ni ukuri ngo ibyo nubwo ngo nabikoze naje nabikoze ngo naje nabikoze ngo nayobye inzu reka kubeshya kandi ugiye kuvuga wemeye icyaha none ugiye no kubeshya ngo wayobye inzu uyoba inzu uyoba n'umugore wawe uwo mugore wagiyeho wamutekereje ko ari uwawe wemeye icyaha none ushyizeho n'ikinyoma. By'ukuri usanga tubana n'abantu bayoborwa n'umubiri, bayoborwa na satani. Niko bavuga ngo muwe mu mwuka w'imbaraga z'umwuka w'Imana nibwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Amen. Haleluya. Asifiwe Bwana. Mu mbaraga z'umwuka w'Imana, dutinde mu mbaraga z'umwuka w'Imana, nibwo tuzaba inshuti z'Imana, nibwo tuzaba abira b'Imana. Amen. Tugiye kurangiza reka dusome aya magambo Yesu Kristo yivugiye wenyine, ngaho tuyasome muri Luka ni igice cya 4 n'umurongo wa 18. Dusome muri Luka 4 n'umurongo wa 18. Haravuga ngo umwuka w'Uwiteka ari muri nje. Umwuka Yesu Bwana asifiwe. Haleluya. Imana y'ibyiza cyane urakomeza papa, ariko yaravuze ngo umwuka w'Uwiteka. Yesu Kristo yaravuye mu butayu, yaravuye mu masengesho, yaragize iminsi 40 n'amajoro 40 ngo aserutse ajya muri sinagogi agihaguruka gutya bamuhanuzi yamabumbura ijambo rivuga ngo umwuka w'Uwiteka ari muri iki. Umwuka w'Uwiteka ari muri iki. Haleluya. Amen. Nane muzushime cyane data indi umwuka w'Imana tukuyakwiye tumenye ko turi kumwe n'Imana. Tureke kubicyaha ngo tubiki umwuka w'Imana ari muri nje. Aravuga ngo umwuka w'Imana ari muri njewe. Aravuga ngo nicyo cyatumye komeza papa. Nicyo cyatumye ansiga. Yego. Kugira ngo nicyo cyatumye nicyo cyatumye asiga. Imana ishimwe. Ntawe uzikora adafite. Nta muntu uzikora adafite. Tube mu mbaraga z'umwuka w'Imana dusigwe. Niko Yohana yanditse kuri 2 Yohana wa mbere n'umurongo wa 24 bavuga ngo gusigwa mwasizwe niba kuva ku Mana. Ntimugombe n'undi mwigisha. Cyukuri hari aba benshi ndanuva bagira n'amazimwe bakavuga ngo abapasiteri ntibazabagenderera undi bazabageraho. Abatarasigwa ariko wasizwe ntazagombera undi mwigisha wo kumugeraho. Aje gukora iki? Asifiwe Bwana. Haleluya. Asifiwe Bwana. Twaratsinzwe dufite uwadusize. Ubwo rero nitugombera undi mwigisha. Yesu Kristo ukomeze uva ko Yesu Kristo yakomeje kuvuga kugira ngo
ubwirize abakene ubutumwa bwiza. icyatumye asigwa akambara imbaraga z'umwuka w'Imana ni ukubwiriza abakene ubutumwa bwiza. Imana mu ishusho cyane ubukene bunini ni ugukena ijambo ry'Imana, ni ugukena ijambo ry'Imana. Haleluya. Amen. Iyo umuntu ari mu ijambo ry'Imana iyo umuntu ari mu mbaraga z'Imana nta bukene azagira. Niko Pawulo yanditse aravuga ngo Imana ku Bafilipi mu kane aravuga, iyo usomye ayo magambo akurikira aravuga ngo Imana data yo mu ijuru izabamara ubukene bwanyu, izabamara ubukene bwanyu. Ndashima Imana cyane mu gihe cy'umuhamagaro wacu kera. Umuntu umwe yaragiye n'ubu ngubu sinzi byibagirwa, arabwira ngo uri umukene, ngo reka amahumbire yawe ngo nturi umukene, ntukuremye turi umukene. Bwana asikana. Haleluya. Amen. Amen. Abantu bazatubona ko turi abakene ariko turi abatunzi. Niko Pawulo yavuze ati batureba ko turi abakene ariko dutungisha benshi. Bakabona ko twambaye ubusa ariko twambaye umwambaro dusesuye, bakatureba kuko tudashoboye ariko dushobora byose kubw'imbaraga z'Imana. Uko ni ukuri. Haleluya. Amen. Umwuka w'Imana yaduhaye imbaraga z'umwuka w'Imana, tuba mu mwuka w'Imana. Tubwiriza abakene bafite ubutumwa bwiza ariko butabafasha, barabukenaniye, bagasohoka bakagenda bagenda hirya no hino. ukoze izo ni impumyi zifite amaso, niko Yesaya yavuze ngo nimubwire impumyi zifite amaso ngo n'abatumva bafite amatwi ariko ntibumva, bafite amaso ariko ntibabona. Amen. Haleluya. Amen. Komezaho. Yantumye kumenyesha imbohe ko zibohorwa. Ego yantumye kumenyesha imbohe kuko zibohorwa. Bamwe bo muri twe baraboshye, bamwe bo muri twebwe baraboshye barakanaze, baraboshye. Amerika babu buhamwe bene data bukeye. Ndiga sayi hari kera ko muri 70 kangaye ndumuvuga butumwa mbaye kingura y'amatorero na ngaye umuntu wasobanuriraga akasobanurira kikasayi vayivu Igiswahili yari umurozi ar'imbiti yirirwa asobanurira mu mugo baratangwa shike wamuhaye boroza araza mugarata ariko wowe ntiwihangana ngo mu kanisa urahagurutse urabana basha urahaguruka gusobanurira wamo ati reba bya bikuwa amari watanze kuri bya bintu byawe urebe nawe uburyo byose byahiye byashize. Hano bazako byatwiswe nuko naso ati wazusubira mu ijambo ry'uriya muntu igihe ko kigashi wasubira mu ijambo ry'uriya muntu igihe ko kigashi. Amen. 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 Imana zirakomeye. Asifiwe Bwana. Mu mbaraga z'Imana n'umugisha ukungana. Amen. Aravuga ngo yamabikuza byose mu gitondo araza ati yeme mbere yuko sobanura nimureke mbanze mvuge. Amen. Kurya rero sobanura ubu narinzuye n'umurozi kandi kurya rero sobanura nasobanura uko mbaye sobanura igihe ko sobanura igihe ko gato ngibyo aragakoresha. Haleluya. Amen. Apewe sifa. Nabo izo mbaraga igihe nigeze kubigira abantu ndababwira ngo bene data ntimukomeze kugira umushogo wo kwimba ngo mwimbe uburozi. Habonetse ubundi buryo Imana izishamburiye yonyine. Imana y'umushimwe cyane. Mureke kwandura nyine abantu mukunde Imana izishamburiye yonyine isi ibintu biri kuzimu bibe bifite imbaraga. Kuba mu mbaraga z'umwuka w'Imana n'umukristo. Haleluya. Apewe sifa. Imana y'umushimwe cyane. Komezaho bukeya. Ararangiza avuga ngo no kubohora ibisenzegeri. Amen. Amen. No kubohora ibisenzegeri. Uzi igisenzegeri?
ukumwitorero tugiramo abantu uye magambo yose tuvuga saya bari hanze saya bataremera saya n'abantu tubana mu ikanisa ariko batarakijijwe. Amen. Kuko itorero harimo abantu babiri, harimo gukiranirwa no gukiranirwa. Hariho abo tubana ariko barakiranirwe, bakuye barakiranirwe. Niko ijambo ry'Imana rivuga muri Yohana 16:8 ndatekereza havuga ngo kubyaha byabo kuko batanyizeye. Abo ni ababa mu itorero. Kubw'ibyaha byabo kuko batanyizeye. Abantu benshi baba mu itorero ariko batizeye imbaraga z'Imana. Kuko icyaha kinini ni umwana w'Imana. Nicyo cyaha kizavuga mu bwami bw'ijuru. Abantu ntibagomba kujya mu bwami bw'ijuru no gukora imirimo. Oya, imirimo ni ijambo rya kabiri, ariko kwizera umwana w'Imana nicyo cya mbere. Ukamwizera rwose akagukura ku bintu, akagukura mu byaha, akakujyana imusozi, ukaba mu mbaraga z'Umwuka. Niyo ngo no kugira ngo nk'isi bisenzege watu waliosetwa mu Kiswahili kwavuga ngo watu waliosetwa, abantu babaye ibisenzegeri by'ibyaha, babaye ibisenzegeri byo kudakizwa. Yego niko muri Matayo 5:20 bavuga ngo kwizera kwanyu yuko karatuko banditse n'abafarisayo kimuzoja mu ijuru. Uwo yavuze kimuzoja mu ijuru niba uraturana icyaha mu itorero ry'Imana, hatoja mu ijuru, hatoja mu ijuru. Amen. Haleluya. Amen. Watu waliosetwa, abantu basenzaguritse kubera ibikomere. Kuko tugira ibikomere. Nta hari umuntu wacu muri iki gitaramo cyacu wavuze neza cyane ibikomere, yaramfashije cyane ibikomere twakomeye. Ariko yaje kuza neza aravuga ati ariko nubwo twakomeretse ariko nakomeretse ntarakizwa, atari kumaze gukizwa nakira ijambo ry'Imana. Menya ko ibikomere bigira bamwe abandi batabigira. Haleluya. Bisenzegeri ni watu waliosetwa, abantu tubana mu itorero ariko barunamiwe n'ibibazo n'ibikomere bibari mu mutima, bakananirwa no gutura imitwaro yabo. Hari umugani umuzi uvuga ngo abantu ngo umurishi w'imodoka arurira ariko akomeza umuzigo wiwe. Ngo bari bamubwira ati siko uri gutuma atoyaye narihi niri ariko sinigeze ndihira umuzigo wanjye uranguma mu mugongo. Niko abantu bameze bishiye muri Yesu, ariko bagomba kuvunwa n'ibisebe, bavunwa n'ibikomere, bavunwa n'ibintu barimo. Ariko Yesu nicyo yavuze ngo ni mwebwe abarushye n'abaremerewe ndemera kubaruhura no kubatura imitwaro yayo. Amen. Cyane ko abantu b'Imana by'ukuri nubwo dufite ibisebe ariko ibi ukusetwa kunini kubabara, ariko iyo turi mu mwuka w'Imana tuba twumva dufite amahoro n'urukundo. Zanumva twari abaturika, ariko uwo mushungo yo kungunda ku ndondo ngo bazaga basegera ahantu hitwa kungunda ku ndondo y'Ubuvira, ngo bagase umugabo umwe aravuga ngo yemewe ngo nagize urukundo ngo narakunda. Urubona kera abantu bazaga bafata abandi bantu ngo umuja bakabamubwira ngaha atari umuntu ngo noneho nakuze yakuze ati rero ko numva mukuze. Kuba mu mbaraga z'umwuka w'Imana ni ukugira urukundo. Amen. Bwana asifiwe sana. Muri za mbuto z'umwuka ijambo rya mbere ni urukundo. Kunda n'ijambo ryo kwihangana, kuko by'ukuri naryo riba muri izo mbuto kwihangana. Ariko
ushobora kwihangana atari mu mwuka bishoboka. Abantu Amen. bacu barananiwe kubera kuko batari mu mbaraga z'umwuka w'Imana. Ariko Amen. tube mu mwuka kugira ngo twambare imbaraga z'umwuka w'Imana. Imana iduhe umugisha cyane. Imana idufashe uje mu mbaraga z'umwuka w'Imana. Reka turangize dushimira Imana kuko mwihanganye by'ukuri mukumvira ijambo ry'Imana, mube mu mbaraga z'umwuka w'Imana. Ariko nituguma kubana nzashaka baganirize n'uburyo umuntu atinda mu mbaraga z'umwuka w'Imana, azabitindishwamo n'amasengesho. Umunyamwuka aba mu masengesho, aba mu bushake atinya imbere y'Imana, aba mu bushake w'Imana. Haleluya. Nanezerewe cyane, mukecuru Dina yanejeje cyane. Nibutse n'ibintu byinshi bimwe turi mu rugenzi, turi mu ivugabutumwa nawe narabibaganiriye. Navuze ukuntu umuntu umwe yambajije, twagiraga ikanisa imbarara, twagiraga ikanisa ry'igitaka ritaraba mu isima. Noneho umuntu umwe arambwira mu gitondo bukeye duhura nawe avuye gusenga, arambaza ati se ariko nje uko nawe ukungana n'iyo myaka yawe uzuje kuba hariya yabona ntuzohandura imwe n'indwara. Ndamubwira rwaye wa kabiri wabanje kumbwira ni Satani. Iyo yambwiye ngo sije kurara hariya ndakuze, ngo sije kurara hariya nzandura indwara, iyo waraje kumbwira nawe ubaye wa kabiri. Wa muntu atamvaga kandi atese nanjye ngereranirwa na Satani. Oya, nakubwiye ko Satani niyo yabanje kumbwira nawe ubaye. Amen. Haleluya. Reka urakuze usenga, urakuze ntubwiriza. Ariyo nubwo navuze mu zabukuru, ndaje mu zabukuru ku bantu, ariko ku Mana ndacyahagaze. niko Karabu yavuze ati zambaraga batakuzanije ndacyazifite. Bene data banyumva, zambaraga twatanganiye. Asifiwe Bwana. Aho ikindi abantu barimo kwitwaza, bakitwaza kuko ari ubuhungiro. Oya, guhunga ni ikintu gisanzwe. Eliya witisha ubwisomye neza ijambo ry'Imana aratubwira ngo yari impunzi, ariko ibyo byatumye adategeka ngo imvura izogwa imyaka 6 ngo kugeza ubwo nzogwa. Haleluya. Bene data babwire niko nategeka tubere izenge zaduseta cyane. Amateso tuva mu mbaraga z'umwuka w'Imana, tugume twishyire mu mbaraga z'umwuka w'Imana, tuba abagabo nyabagabo, twitwaza ubuhunga ngo nibe impamvu kuba benshi barandavuye bavuye mu butumwa bwiza. Haleluya. Amen. Imana y'umugisha, Imana ibafashe. Amen.